Yaba ko amakipe yose muri rusange abakomeye nta kipe nimwe iba yoroshye muri Afrika navuga ko kugira ngo n'intsinzi ikipe iteguye neza ikipe imeze neza niba ishaka kubona intsinzi navuga ko ubwanjye umutoza bidasanzwe tubwira bisanzwe tubwiraga muri match zishize so navuga ko ubwanjye burya umukinnyi ari determiné ameze neza mu mutwe intsinzi iraboneka uko byagenda rwose iraboneka. Keve murayoboye itsinda ririmo Nigeria ririmo Afrika y'Epfo ibihanganye bya Afrika ubu mugiye gukina na Benin ndetse na Lesotho nimwe mwumva ko noneho ari udukipe mugiye kunyuraho ya ikibi nuko twakirara twumva ko twamaze kugera twifuza kugera gusa kuko nyina ko turagera twifuza kugira turahagera kuko turacyafite akazi kenshi ko gukora nuko kubwanjye ubwo ni motivation twagize izi match mikari twakinnye izayishe twakinnye avuga ko byatumotivye byatwiretse ko byose bishoboka muri football na kipe ikanganye muri Afrika igikuno ko iyo umeze neza wateguwe neza ngo mudi ari nziza muri groupe intsinzi iraboneka sanga ko ubwanjye nka wagarira abandi tumeze neza kandi amwe n'imana intsinzi zizaboneka. Yego ese Keve kuva watagenda gukina ikipe y'igihugu bisa nk'ari ubwa mbere nimba tibekira batubwira ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyoboye itsinda wenda abantu bajya bavuga ati ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu ndirimbo yana bigaragaza ati bakomeza batsinda ariko nyamara ntabwo intsinzi iboneka ariko kuri ubu ngubu musa nkaho wenda bitandukanye n'ibyatambutse hambere ubundi bisobanuye iki ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubiyoboye itsinda. Ya football ni ibiye navuga ko football ari ibiye kuko umunsi bimeze neza ejo bikamera nabi navuga ko tuyoboye itsinda ari kwangu turi mu bihe byacu tumeze neza suko ari bidasanzwe twakoze ahubwo ni mentalite zahindutse spirit igahinduka umutoza akazana filosofiye tukayikurikiza kandi abakinnyi bashije kumva filosofiye y'umutoza biroroha cyane sanga ko ubwanjye nta kidasanzwe nuko turi bihe byiza kandi ibyo bihe byiza tugomba kubikomeza kugira ngo umusaruro ukomeze uboneke. umutoza avuze ko ari gushaka ibyangombwa bya rutahizamu wa Elijah uramuzi mwarahuye uri muri Rayon Sport ari muri Bugesera bamwe aravuga bati ntabwo byari bikwiye bagahamagaye abanyarwanda wowe uhagaze hehe hanyuma ibyangombwa bye bibonetse ni umukinnyi wabafasha iki sinabijyamo cyane bya Elijah kuko umutoza ajya guhamagara umukinnyi yamukurikiranye azabona ko ari cyamufasha so navuga ko n'umukinnyi mwiza abibonye yadufasha kuko ntabwo yaje no kuko adashoboye yaje no ko ashoboye cyangwa ku bwanjye naronka bibonye azadufasha ko n'abandi bose nta mukinnyi umwe ukina mu kibuga twese no gufashanya no kongera gufashanya aho mugenzi wacu naniwe so navuga ko bwanjye nabona ibyo azadufasha kuko nuko atabibona atabibonye araba hari banshuti n'abandi bazakina ubonye igikuru nuko dusenyera umugozi umwe tugashaka izo ntsinzi. Hanyuma ku giti cyawe usoje amasezerano hanze aha ngaha sinzi niba ubyumva aho uri muri kampo mwaba bataragiye abandi batiyatsa amafaranga ngo abareyo bayateranye urabyumva ibyo bintu bihagaze hehe ukuri kwabyo nuko ya muri Rayon Sport narasoje ko ndi mu ikipe y'igihugu tufokasinze kuri match dufite ziri imbere izo ebyiri niba ko bijyanye na Rayon Sport nkuko mubivuze na amasezerano mfite muri Rayon Sport so turi mu biganiro ari yuko ndi mu Rayon Sport mu biganiro n'andi makipe yo hanze sinavuga ko ya yaho bizagenda neza niyo nzajya.